Muraho neza abakunzi birashoboka TV show mumeze mute? Ngiye meze neza nkuko nabibabwiye, igihe cyose murameze neza kubera Imana, kandi namwe nkaba murambifuriza kumererwa neza. Abatameze neza ntabwo nshobora gutangira ikiganiro n'umunsi n'umwe ntabifurije kumererwa neza, kuko nibyo muranifuriza abakunzi banjye. Abameze neza namwe mukomeze mumererwe neza, Imana ikomeze ibarinde, hanyuma twese dukomeze tugubwe neza, nibyo murambifuriza. Uyu munsi rero ntizimye mu magambo, turi kumwe n'umubyeyi mwiza cyane, ngira ngo muramubona. Reka muhe umwanya banza bibwira, ubundi tubabwire iki tugenza. Ni karibu kuri Birashoboka TV show. Bakoze cyane. Nitwa Diane bene Nyirigira. Ndi umwe mu babyeyi bo mu karere ka Ruhango. Murakoze cyane. Diane, turagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwa Birashoboka TV show. Ngira ngo muramubona rero, arabibwiye uko bisanzwe kwivuga ni ngombwa mu buzima kugira ngo mumenye umutumirwa, ariko nyamukuru twakoze igikorwa cyiza. Igikorwa cyiza twakoze agifitemo uruhare. Ntabwo kubera ko adakunda ko ntabwo akunda mu buzima busanzwe kugaragara cyangwa se kugaragaza nk'umuntu uri imbere, ibyo mbimuziho nuko ngiye ni inshuti yanjye, twese turi mu karere ka Ruhango, ariko mu by'ukuri ni umubyeyi mwiza, ndamubashimiye. Hanyuma rero ntizibye mu magambo, uyu munsi twakoze igikorwa cyo kujya gusura ababyeyi bacu Intwaza zituye mu karere ka Ruhango. Tukaba twagiye kubasura. Murabyumva, iyo umuntu agiye gusura umuntu agenda yikwishe. Igikorwa twakoze ni igikorwa cyiza buri munyarwanda wese yakwishimira, kandi mushimira ni umwe mu bafatanyije mu bagiteguye. Reka mbivuge gutyo, kandi niko kuri. Mwarakoze cyane. Murakoze cyane. Hanyuma rero ntizibye mu magambo, Diane ni umwe mu bagore b'intwari b'igihugu, bashoboye kandi batwarana cyane, icyo bifuje kugeraho kikagerwaho. Ni ubutwari, kuko si ibya buri mugore wese. Murakoze. Hanyuma rero ntizibye mu magambo, ese Diane, kiriya gikorwa mwatekereje kugitegura muti? Murakoze. Murakoze mu ikaze muri Birashoboka TV show. Mbere na mbere, uko mwarimu buvuzemo mu kibazo mwarimu mbajije, twasuye ababyeyi b'Intwaza bo mu rugo rw'Impinganziba mu karere ka Huye. Twategereje igikorwa tugihuza n'iminsi 100 mu gihe turimo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Bariya ababyeyi tuba twategereje kubasura rero muri iyo minsi 100, kubera yuko tubihuza n'ayo mateka. Niyo mpamvu biswe Intwaza, kubera yuko babayeho bahura n'amateka twagize nk'igihugu cyacu ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bituma rero habaho impamvu ituma bisanga batakibashije kuba bonyine, kubera ko bari basigaye ari bonyine. Ariko uyu munsi bitwa Intwaza kuko babashije gutwaza, bakaba uyu munsi nyuma y'iyo myaka bahagaze bemye cyane ko bafite n'igihugu kibakunda. Niyo mpamvu twategereje kubasura kugira ngo tubabe hafi muri iyi minsi bibagoye, ibasubize inyuma. Ariko iyo tubasuye tukabageraho, bituma bongera kwigarurira icyizere, bakagarura ihumure. Nk'uko mwabibonye, mwabonye ko bishimye kandi baba banejejwe n'uko babonye ababasura, bakongera kubaganiriza, bakabasubizamo, kubereka ko ari ababyeyi bafitiye igihugu umusanzu nk'impanuro zabo, ndetse n'uburyo bifuzamo ko igihugu cyacu cyabaho kandi kikabaho neza. Murakoze. Ndumva ariyo mpamvu yaduteye kujya kubasura uyu munsi. Ngira ngo twagiye turi ababyeyi benshi, mutatubona twicaye hano ngo mugire ngo twagiye turi ababyeyi benshi, abadamu, umugore muri rusange. Ngira ngo nk'abadamu tugomba, nk'uko perezida ahora abivuga, umugore niwe mutima w'urugo, kandi igihugu iyo gifite abagore beza, imiryango yose igenda neza. Ese buriya mbere yo kwishyura muri urambabarira nubwo ntabikiriye gato, ndabizi ko umwe mu bantu baba muri gahunda zo gushishikariza abagore kwiteza imbere. Ese nk'abantu baba batabisobanukiwe, buriya hari abantu babaho muri ubu buzima ariko bagahora bumva ikintu cyangwa se ibikorwa by'abagore muri rusange, kumwavuga ngo bagore bakajya bumva icyo kintu cyangwa se ibikorwa nk'ibyo birareba abagore bariya b'abayobozi. Ese niki wabwira abagore batajya babasha guparticipa cyangwa se gukora bimwe muri gahunda za leta? Ihangane, niho nkuboneye, reka ngufatirane, kuko hari umugore uri hariya utazi ngo ese ibi birandeba.
nyine wumva ugomba kwibera mu byo mu rugo gusa, kandi no mu by'ukuri no mu gihugu ubuyobozi baradukeneye, ni gahunda nyinshi badukeneraho kugira ngo baboneho no kugira ibyo ubwira abandi badamu kanadushishikariza. murakoze. Nanjye hari igihe hari ibyo naba ntazi nkabaniraho kubimenya, kandi turagushimiye. murakoze. ntabwo ari uko buriya bariya abagore, reka mfate nk'urugero, tuba umugore wese ufite imyaka 18, ubwo ni umukobwa cyangwa se umugore ufite imyaka guhera ku myaka 18 aba ari mu nama y'igihugu y'abagore. Urakoze cyane, wumve ko ushyizemo n'abakobwa kandi hari n'abakobwa batabizi. Ariko si n'abakobwa gusa batabizi. Uyu munsi umuntu aramubwira ati se twebwe turaba mu nama y'igihugu y'abagore, turaba mu rugaga, ariko ku byo ntabwo abizi. Ati wihangane uze kumfasha, urugaga ni bande, senefu ninde. Senefu yo rero nabo bose mvuze bari muri iyo myaka kugeza nyine ku mukecuru. Ariko ugasanga nyine hari umuntu uvuga ati ntabwo ibyo bintu mbizi. Hari abantu bajya mu nama, hari abantu nyine bazi ibyo bintu ariko kujya simbizi. Ariko uyu munsi nicyo dushaka ko nyine wa mugore ntabe wa mugore utazi ayo makuru, Yego. ahubwo nawe ashishikariye kuyabaza. Niba nakubaza uyu munsi ati ise ibyo muvuga wenda senefu ni iki, ni inama y'igihugu y'abagore, ahita agira ngo ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko buriya ni iyo ngiyo kandi twese tuyibarizwamo. Rero si uko barabizi, ahubwo nyine kugira ngo babisobanukirwe ni ahacu ho gukomeza kubashishikariza no kubasobanurira, kugira ngo n'ubundi bakomeze bagire umusanzu, bagire n'ubwitabire mu kugira ngo uwo mugore nyine abashe amenye amakuru. Tubitwara rero muri uko kuntu ko kuvuga ngo ntabwo nyine mbiza kumva birahagije, ntabwo biba bihagije. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Wakumva udasobanukiwe inama y'igihugu y'abagore ukabaza ese ni iki. Ariko nyine hari ukuntu tubibaza utabyitayeho. Njye ntabwo mbizi ukagira ngo nta nubwo kandi kuko uwo mugore ibyo akore ashaka ko muhuza imbaraga mugakorera wa muntu, cyangwa se mugahuza imbaraga z'iterambere, mwese birabareba. Murakoze. Sinzi niba wenda ngeze ku gisubizo cy'ikibazo mwari mwambajije, ariko ndumva ari uko nabisobanura. Uwumva atanyuzwe azabishyire muri komenti ubu butaha, kandi nimwumva mutubwire n'ubutaha tuzabutumira. Diane ni umudamu mwiza, yigisha neza, ndabizi n'ibikorwa byose abikora neza, kuko ni umwe mu bantu bafasha ubuyobozi gukora gahunda nziza ku bagore zikagerwaho. Hanyuma ese Dia, ugereranyije kiriya gikorwa twateguye, nanjye reka nishyiremo kuko nanjye ndi umugore kandi ibyo wagize birashoboka. Ntabwo ari cyo nari ngendera, ariko ni ngombwa kurugira, ni ngombwa, turabitegetswe. Ni byiza gukorera hamwe kugira ngo hari binabaye byiza, ubundi buri wese twakabaye tumushishikariza gusura bariya babyeyi, kuko kimwe mu bintu nabonye bibashimisha, natwe n'ubusanzwe iyo umuntu agusuye uranezerwa. Noneho ababyeyi nk'abariya byongeye mu minsi 100 nk'iyi, ngira ngo bamwe baba batangiye no gusubiza intekerezo inyuma aho bavuye, ibyababayeho ku mateka yabaye ku gihugu cyacu twese turayazi atari meza, ariko dushima Imana ko morale twabasanganye. Ese wabonye bimeze bite? Wabonye bameze bate? Ntabwo ubundi kubwira nk'umuntu utari uhari, ntabwo nyine yabyumva nk'uwagiyeyo. Nukuri banezerewe, baranezerwa nyine bikanagaragara, ukabibona, ukabibonesha amaso, ugahita ntusigara wibaza tubibuzwa n'iki, kuki twumva nyine twajyayo mu gihe cy'iki gihe, kandi n'ubundi ko bahari twakabaye dutegura tukanabasura, bitagombere ko tubasura mu minsi 100. Nk'uko n'ubundi upanga kujya gusura umubyeyi umufite, hatajemo ibyo kumva nta gihe abigenera, aho bishobotse ajya kumureba. Niyo mpamvu nasaba ko wenda bo twaye cyangwa se n'abandi tuzakomeza kujya tuganira ku bikorwa bitandukanye, twakabaye tudategereza igihe cyo kubikoramo, ahubwo twakabaye tubigora igihe bishoboka. Mwakoze. Imana idushoboza tugiyeyo kenshi, baradukeneye, barabakeneye, n'ababyeyi bacu twese, kandi birabanezeza. Ubushobozi bw'Imana zatubikora. Amen. Ese nubuhe urebye, ese mwabonye igikorwa uko cyateguwe ariko cyagenze? Murakoze. Cyangwa uko mwifuzaga ko kigenda? N'abadamu bamwe twafashitanyije kugitegura kugira ngo nabo bumvireho, niba hari ibitagenze neza tuzabikosore tubyongere, cyangwa niba byanagenze neza turusheho.
murakoze iyo wateguye igikorwa cyangwa se ukakigiramo uruhare n'ubundi ushaka ko kigenda neza ariko nkanjye n'abo twafatanyije nawe urimo nawe cyagenze neza ariko ahubwo nyine ntabwo twavuga ngo birahagije ubutaha indi nshuro cyangwa ikindi gihe twakongera bikaba byiza cyane ariko nkurikije uko twabipanze buriya umutegura igikorwa hamwe no kuvuga uti se wenda bizagenda gute ukanavuga uti nimfata itariki ntibeyo nzabigenza ne ariko twarabyiyemeje dufata iyi tariki kandi byagewe ku bwanjye wenda cyangwa nabo twajyanye sinzi niba hari abo mwabashije kubaza byagenze neza ku buryo nyine biguha n'ishyaka ryo kuba wategura n'ibindi cyangwa se kuko ubonye ko ufite amaboko twakora n'ibikorwa bitandukanye n'iby'iterambere burya abantu bahuye baraganira haba mu bikorwa byo gufasha ariko n'ibikorwa by'iterambere ubona iyo ufite abantu ubona ko byashoboka murakoze ibintu byose ni abantu tugana ku musozo tutarambiye abakunzi bacu ngira ngo na Diane muramubona abafite gahunda nyinshi byonyine no kuba bayigomuye uyu mwanya ndagushimiye cyane tugana ku musozo akantu kanyuma ni iki wasaba abagore muri rusange nk'umwe mu bantu bahagarariye abagore murakoze abagore icyo nabasaba cya mbere urumva iyo turi muri ya ntero ndavuze bwa mbere turi mu nama y'igihugu y'abagore tugira siroga ya mutima w'urugo ko turi ba mutima w'urugo turi abagore babereye u Rwanda ariko icyo igikomeye nagira ngo mbasabe reka kuko turi ba mutima w'urugo tube ababyeyi bafitiye igihugu akamaro barera abana kandi babatoza indangagaciro bababuza kirazira babatoza ahubwo umuco n'indangagaciro z'umuco nyarwanda duha abana bacu dukwiye kubaha ibituma bataba abana b'umumaro ahubwo tubereke inzira yatuma koko baba abana babereye u Rwanda murakoze cyane